singuyu ngwino ngurobesha ngwino hano ngwino nje nkwereka mani rega nitwo rwego rwanjye ngewe Kabaka. Oya ngo DJ Son yabitse umupira wa Oya nitwo rwego rwanjye singaya sama message n'ibiki itonde nje mbanza mbigerewe itondeze nkwereke mani ngewe utazagira ngo gende umuvuzasi cyangwa iki ndi umuvuzasi cyane ntago ndi umuvuzasi hano handitse ngo iki ngo bro tubitse byinshi rega ibintu kubera amafaranga ya hosting gusa Norbert agakoze pe aha handitse ngo iki ntuzakine na Son ya Sheri nakurangiza in just 1 minute batse ndura bamwita Kabaka ugenda mukanyinisha bro ugenda gace mwana hari byo wereka umugabo kareka kabireba neza oya ari message uretse gatonyere ku mupori ibyo bigureka dureba dore ngibi ibi ni ibiki iyi ni imembezo bari gushira atawishinye kagatawisha atawisha dahishe aho ngaho sha dore tugendana nanjye atengo tuzarongora abagore yewe nyuma yo kuba narifatiye uwo bita Sort Official ahamagara uwo bita Sirimu Jesus amwemeza ko agapromota afunze ari ikimeni uze kumbaza mwino nkuru ngwese kubera ikinzanyamo umuntu bita nde Sirimu ntabwo wigeze umwumva mwino nkuru ubwo nivuga kuri Sirimu mugira gute mugende gake mwino nkuru ariko uze kumenya ngo kubera iki nikije kuno muntu kubera iki nikije kuri Sirimu Jesus uyu Sirimu afite iki yakoze iki mu buzima bwa oya ntabwo shaka kumuvuga uramuzira nenge ariko ejo uramwana uri kugira Snake yaza akakubana iki Snake yaza agasubira muri abira byose akavuga ko uyu agapromota nuko byagenda neza yavuze ko atari iki atari papa we sibyo bashaka kuzimya inkuru ya Sirimu Jesus ese koko nawe urahuza na babantu nabonye babavuza nduru bagende bavuga ngo iki batumiwe mu birori byaga promota bakajya kumufata n'ibiki bavuga ngo uriya nanga ari Samu waje ngo bari kubeshya ese umuntu abatari Samu gute azena amafoto yo kuburiri we mujye mutekereza kuburiri barayamuhaye ibona abana batoya cyangwa se abana b'abajeni bahabwa agaciro mw'iki gihugu cyacu ubwo hari isonga aho ngaho ngo kindirimbo ni iki oya ntabwo ari akantu ntugakine n'amafaranga ahana amafaranga yagize gute yakubise yagira gute haroroha twese turi kwino si duhiga iki akose Kaba duhiga imiya oya tuvugisha ukuri we wakwemera wowe waza ukambwira uti rero tiyote fate dore ngiyi nguhaye image imeze gutya koresha AI nurangisha ungaragaze kuri iki kintu ariko nafashe iki ifungu warimaye se n'aka kanya muzabeshya abantu kugeza ryari byaje kurero intego yo gukora iyi prank cyangwa se yo kubeshya byari bigamije kimwe yari yigamije indirimbo y'uriya mupeti wabonye waje kuri live ya ba Godfather afite indirimbo nshyashya bashaka kuyitwikira ariko nanone hakazamo ka kantu ko kugira gute ko kuzimya inkuru y'uwo bita Sirimu Jesus yakoze yo kuzimya umugabo wa Miki. Yes, reka ambasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza mwese abo tugenda tubana ku muyoboro wa Hobe News. Nge nitwa Tiyote, tuje mu kiganiro Hobe Flex. Hobe Flex ni ikiganiro mwagiye mukunda rwose, ni ikiganiro dutumiramo ibyamamare, ni ikiganiro dutumiramo abahanzi mwabonye benshi twagiye dutumiramo. Ndibuka kino kiganiro tugitangira twatumiyemo witwa Muchoma. Ewa nabantu baramukunda ndetse atanga n'inyisho zigiye zitandukanye. Ndi kumwe rero n'umuntu witwa Emi Kabaka, umwijanditsi, umwijandura, umwihanduza cumu. Kabaka ntago nguvugiye amazina nabi. Oya byo byose uvuga nari binge ntacyo babintwaye. N'umwihanduza cumu. Yewe yitwa Kabaka rero uramubona mu mitwe yabo Kabaka wijanditse wongereho nkunda amahoro. Aha nkunda amahoro, isereri mu mitwe, ariko iyo uvuga isereri ugiye kuzatera ikirenge muri Gasogi.
Gasogi niyo yitwa ngo yabaye isereri mu yandi makipe. oya nese ubwo wamenye umwandiko ngiye kumenaho reka Gasogi ngomba kuyiheraho banza unyakira ahangaha kuri Hobe umwundisha abantu bawo ugire gute. Tuguhaye ikaze rero bwana Kabaka, iyi nitwa Hobe News, ni channel ifite abarenze 150. Ni channel rero nkeka ko ugomba kugiraho umugisha n'abantu bayo bakagukunda ndetse bakagukundisha n'abandi rwose, ndetse nizeye ko feedback izaba ari nziza. Ariko se wari umeze neza? Shameze neza, urakoze kunyakira bwana Timote. Akajya uvuga Timote neza, ntabwo nitwa Timote. Oya byose, ariko ngemba numva ari ukuntu byenda kujyana Timote na Timote. Naruka namataye. Byose numva Timote mba numva ari bimwe. Yego Kabaka rero turakwakiriye. Murakoze cyane kunyakira k'uyu murongo mugari wanyu wa Hobe TV News. Abantu bawo nibanyakire kandi bankunde bandebe ijisho ryiza. Reka nanjye nduwabo niba mbabwira ngo ndi Kabaka wagize gute wijanditse, nge ndaza nkakubwira ko ufite amakuru ya hehe tanamenya hano yakura handi. Nta muntu ubuzi numwe aho nakuye amakuru uretse nge nyine. Yego sibyo, kandi nkakubwira ko nge ndi umuriro ukotera kure. Sibyo? Rero ngewe ugenda gake. Ukaba umwe ikintu nakukundiye kindi, uri umwe mu bantu bavuga ibintu kandi bifite ibimenyetso, bifite fact. Urumva? Kandi noneho ikindi ukaba ari wa muntu utangaza inkuru itari igihuha, wamekinze sure ko yabaye confirmed. Oya amakuru kugira ngo yatangaze bisaba kuyahiga kandi bikagira nanone kuba uzamenya ngese iyi nkuru nubwo naba nayakiriye nyikuyana. Urumva? Nago ariko buri nkuru ngewe yose nangaza ariko ari ngemba nayifatiye. Nanjye ari bitambo nanga. Sibyo? Ngira abatasi banjye ngira iki. Ariko nanone nka making sure ko iyo nkuru ariyo. Urumva ashobora kuzamo akaboko k'abandi akazamo n'akanjye. Nje niba umuntu amaye inkuru nkamenya ngo ese koko nibyo, nkabasha kwinjira mwabo bantu. Urabizi ngenda umuntu bana na buri muntu wese. Yego ndi umuntu ugerageza kuba narara amajoro, ariko ngo ngere ku nkuru, ugere ku ntego y'inkuru koko watangiye. Inkuru koko ngiye nihaye kugira ngo nze nyibwire abantu. Nuko niwe Kabaka uwo nguwo. Yes, uyu munsi turi muri weekend, turi ku cyumweru, turi gusoza weekend. Turi muri weekend neza. Navuga urabona ukuntu wambaye, atangiye nguhera ku nkweto hasi. Abantu babonye bashaka kwibaza ati kuki watangiye ikiganiro wahereye ku nkweto, ubundi Kabaka kaba uhagaza ngaho ubundi uturetse kubeshya. Kubara amafaranga magaze wanyicisha abantu man. Wanyicisha abantu bro. Wanyicisha abantu seriye. Nese hera hasi. Nese bwaho hera ku nkweto. Dere nahageze. Ibiciro by'inkweto. Inkweto hagaza ngahe. Kandi ndi kukubaza. Niba nyine uzi ibiciro by'inkweto. Ndi kukubaza ntago rwose. Inkweto zigura gereranya ndajya nkubwira nanjye. 50. Zamukaho gato. 70. Mo gutyo. Aha, ubwo ubwo tufashe nka 70. Mo gutyo. Amasogisi reka tuyareke biri kumwe. Amasogisi ubwo ngaho yarekere biri kumwe. Ipantaro reba deshire nk'iyi ngiyi kandi wongereho deshire ya cagu. Aha, jeans ya cagu kabisa. Sibyo? Deshire ya cagu. Urabizi zicagwa kujya uzibone ni danje. Biragoye. Wayibona kurangaye. 30. Aho ngaho ndimva ntibeshye cyane. Ugiyeho gutyo ariko ubundi nayiguze 37. Sibyo? Akajaketi kajyana n'ipantaro ubona ko rwose bimeze fresh. Ipantaro iyi jacket nayo nayiguze 28. Uri kubyumva? Ukubiteho n'agapira k'imbere nakaguze 20. Wongereho n'ingofero waguze 10,000. Byarenga. Ingofero nayiguze 15. 15. Ni ukuvuga ngo Kabaka fagitire iri hejuru y'170. Mana yanjye, mana. Wongereho n'isaha yanjye. Nari nagoswe. Tazaneza abantu mwana ugatuma banyindura. Tazaneza abantu gatuma banyindura. Yego kaba urubyiruko rwo muri no minsi sinjya nkunda gutangira ikiganiro kidafitemo akantu kazima k'ubwenge. Bavuga yuko amafaranga bayabuze cyangwa se
bakavuga bati kurya birakaze kwambara birakaze yego ariko se wowe ubundi imbaraga zo kubona amafaranga uzikurahe? man imbaraga nta kindi ni ugukora tu imbaraga ni ugukora ni ugukura amaboko mu mifuka urubyiruko cyangwa se abajeni b'iki gihe usanga ari bamwe mu bantu nyine bumva ko ndashaka kuba nka runaka ndashaka kuba nka runaka ariko kugira ngo ubu nk'uwo muntu hari ibyo nawe aba yaraherewe cyangwa se hari ibitambo aba yaratanze yego ibitambo nta bindi ni uko uzakora ni ugukura amaboko mu mifuka niba umuntu wese aza akakubwira ngo kaba kawijanditse ni uko nyine njye narijanditse mu bintu gerageza kuba nakora nkura amaboko mu mifuka wemera kugira ibyo wijanduramo wijandika mu bindi ubona kandi bigufitiye akamaro kandi ikindi kintu abajene baba bagomba kumenya ugomba kumenya ngo ese igeno ryanjye niriye yewe wivuga ngo ndashaka kuba nka kabaka ese kabaka cyangwa se runaka cyangwa se tiyote uzi neza ko ufite igeno rye yego wivuga ngo ndashaka kuba we ahubwo we ba wowe wari we wowe ubwawe ba wowe nubasha kuba wowe bizagufasha no kwimenya bizagufasha kwimenya kandi umenye ngo ugendana n'imirongo migari y'igihugu turi mu gihugu cyiza igihugu cy'umutekano igihugu cy'amahoro ubashe kugendana n'iki n'imirongo migari ibyo bintu nubigenderaho ukimenya wowe ubwawe ukamenya imirongo ugomba kugenderaho bizagufasha kuba uzagira ejo hazaza heza yego urumva ariko apana kuvuga ngo nzagenda ndashaka kuba nka runaka ndashaka kuba nka runaka ndashaka gusitara ntacyo bizakumarira ahubwo menya niba ubona ko igeno ryawe riri mu buhinzi jya mu buhinzi kandi ubikore neza igeno ryawe riri muri iki kintu runaka jya muri iki ngiki niba ubona ko riri muri iki ngiki jya muri iki ngiki yego ibyo bintu bizagufasha urumva kandi abajeni mugerageze kuba mwagerageza kuba mwakihangira iki imirimo urumva umusaza wacu niwe njya nkunda cyane yaravuze ngo dukure amaboko mu mifuka dukore gerageza niba ugerageje ukajya mu bubaji bukanga genda ujye mu buhinzi nibwanga ujye mu burobyi nibwanga ujye mu bushoferi nibwanga ujye mu biki ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ukomeze urwane no kubaho rwana nyine ariko urwanire ishyaka ryawe ibyo bintu nubikora uzabasha gutera imbere yewe generasiyo y'ubita ngo ni generation Z ni generasiyo usanga ngo ijyana n'ibigezweho ariko nyamara ugasanga muri ibyo bigezweho hari n'ibindi birindi muri si dusigaye tubona abajene ukabona nk'umusore nka kabaka ufite ubwanwa ufite imisemburo ya kigabo umusore ubona rwose ukwiriye kugira umuryango ukwiriye gufata mu ntoki umugore agasa neza bari kugenda mu muhanda kabaka ukwiriye kuba yagenda akajya imbere y'amategeko akavuga ati nsezeranye na Claudine kabaka kabivamo kabaka ugasanga umusore umeze nka we yibereye umutinganyi nyumvira nk'ahantu cyane ngo ni iki ngo ni ibigezweho ngo abakobwa sinkibizereramo ngo abakobwa ngo babaye amadage ngo abakobwa ngo ni abagome ubyumva ute ku bantu bameze nk'abo ngabo bahisemo kwiryamanira bahuje ibitsina igeno rye ni ukuryamana bahuje igitsina ni nyine ni we nuvuga isi turimo iri kwirukanka yewe ariko nanone niwirukankana n'ikije cyose uzaba ubaye nka wa mwana wirukasa akarenga iwabo isi turi kugenderamo nyine niba iri kwirukanka cyane nawe gerageza umenye ngo ndi kugendana n'isi ariko nanone ureke kurengera ibyo byose byagiye biza biri kuza mw'ibi binyejana turimo ntago tuzi twaje tutabisanga ariko nanone nyine mubashe kugerageza erega impamvu ibi ngibi usanga abantu babyijanditsemo ni bya bindi nakubwiye ngo ni ukutamenya igeno ryawe cyangwa se ni ukudakura amaboko mu mufuka yego ajya usanga umujeni nyine arebye akavuga ngo ndashaka kubaho nka runaka runaka ntuzi nyine ntuzi ngo ibyo yagezeho yabigezeho gute wowe rero kumva ngo uzashaka kubaho nka kabaka cyangwa se kubaho nka tiyote bizakugora kandi hari ikintu umaze kubona kigoye mu inosi kuzabona umuntu ukubwiza ukuri kwa nyako bro bisigaye bigoye unyine kuzaza nkabaza kabaka ubona mistake yawe akaba yakubwira ati wese kabaka wageze ahangaha imbere ya kamera gute agahita akubwira uko byatangiye kuzaza nkakubwiza ukuri kwanjye bizakugora kuzabwira tiyote ngese wabashije kugura kamera gute wabashije kwitereka aho ngaho inyuma gute yego inzira yabinyujijemo bizakugora ujya bikubwiza ukuri rero banza ugerageze iki igeno ryawe yego ugerageze amahirwe yawe sibyo
kandi baravanga amahirwe aza rimwe mu buzima n'igihe aza nyine ntubimenye ko yaje ukayaterera inyoni ntubimenye nyine iyo watereye inyoni ni hahandi utangira kugira gute ni amahirwe n'imwe yigeze aza akavuga ati amahirwe yari ayanjye ariko arancitse sha oya njye nanjye manje mbona ko ibyanjye Imana birimo meze neza ndashima Imana kandi nkomeza kugenda ashimira abantu tugenda dukora nta munsi ku munsi abantu bangira inama umunsi ku munsi mani nago nabinyuramo ngo mbigarukemo byose cyahita kibera aricyo kiganiro akira umwanya ahangaha kuri wowe nyine ibintu nibigenda neza yes kaba noneho rero ubu ngubu ndashaka twinjiremo neza noneho tuba tubanje kugira ngo tuganire n'abantu ngiye mu by'ukuri simba nifuza ko ikiganiro twakora nibura nubwo twagikora iminota 40 ariko byibuze hagire umunota umwe w'umuntu uvuga ibintu by'ubwenge kugira ngo yumva ko n'abantu tuba turi kuganira atari ba bantu bavuga ngo koko ngo ararngo nabi imihanda wagira ngo ubwonko bwabo ntibukora nk'ubu hari akantu nsigaranye kavuga ngo gukura amaboko mu mufuka no kumenya igeno ryawe no kumenya uwo uri we banza wimenye wowe ni amagambo nkwiye kuri kabaka yes uyu munsi tugiye kugira ngo inkuru yanjye nyihere ku munsi wo kwa gatanu nubwo witwa Kakoza Nkorezi Charles yafashe ikipe yitwa Gasogi United nabonagamo barabistreaminga hari rwose agenda yigaragaza wongera uko nari mari nuvuga ngo nabibonaga wenyine warabibonaga ariko ngiye nakubwiye ko ndi Kabaka wagize gute wari uhari wijanditse ngiye Kabaka uzasanga hari usange ariko mbere na mbere yuko dutangira ikiganiro ndashaka kugira ngo njyanane n'abantu banje ninjirane n'abantu banje mu iki kiganiro na Papias Interior Design Papias Interior Design niyo company ya mbere iri gukorera amafinisage amazu yo muri uno mujyi wa Kigali ndetse nayo hakurya ngo nyene urancabiranye ubwo urandangije oya nago nkurangije nukuvuga ngo impamvu ndajyanangirane n'abantu banje Papias Interior Design iyi ni company ya mbere iri gukorera amafinisage amazu mu no mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali yaba muri East Africa yaba no hanze ubwo iyo mvuze hanze bana mvuze hakurya y'inyanja ngari iyi ni company iri gukorera finisage amazu yaba ama Oromaster y'inyuma bakaguterera Oromaster bakagusigiramo Wedagard ya Wedagard kajyamo ariko habanje kujyamo endwi imeze neza bakaza imbere bakagutereramo mastike imeze neza bakagusigiramo silike bagakora amaparafo ama design y'amaparafo iki byose bakabikora bakakukorera ama TV stand iyi ni company iri gucimaka mwuno mujyi wa Kigali ndetse naho handi hose nagiye nkubwira mpamvu mvuze mu mujyi wa Kigali cyane nuko ni iwacu niho hantu usanga bari gukorera keshi cyane ubwo rero uramutse ubakeneye wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0782 73 38 nibasubiriremo 0782 73 38 yego iyo niyo company ya mbere iri mu no mujyi wa Kigali bayita Papias reka na Papias tuzamuke rero sasa yego uti wari uhari yego nakubwiye ngo jye uvuga ibintu byanje ujye unzamura uvuge ngo Kabaka yarahari wowe kuko wabirebaga ariko nge nago nabirebaga wari wagira gute nge narindi yo Serena wari uhibereye micaye ndi mu kizuru ngewe nubwo ngira umwihariko wanje nubwo wabutanumiye ahantu nge ndija ndika na birori bivura iki umuvumbyi niwe muvumbyi mukuru niki ni umuco byahozeho na kera tujya tugendana niba byarahozeho rero ngewe ntabwo mba ngenewe kuba nagenda kugira gute kujya kuvumba ariko ndagenda nk'umuvumbyi tujya tugendana ndagenda nk'umuvumbyi ariko menye icyanjyanye menye no kuba ngiye nabafite ku ikofi yanjye kuba nagera ahantu niba bari kwishyuza kwinjira nkaba nakishyurira niba bari kwishyuza ikintu cyo kurya cyangwa cyo kunywa nkaba nakigurira
ariko icy'ingenzi ari iki? Ari amakuru. Aya makuru aba yatuvunnye, sibyo? Yego. Aya makuru tuba twayagendeye. Niba ngiye mvuga ngo reka ngende aha hantu na invitation yaho ufite, niteguye kuza kwakira buri kimwe kiza kugira gute? Kuhabera. Urumva? Yego. Ujye wumva ibyo bintu. Ujye wumva ibyo bintu Theo. Ntugahite wifata ukunguku. Umva ibyo bintu nyine. Kuba nzagerageza kuba najya ahantu yabiseti bakaza kuzisaba nkazipesa. Waretse gutangira unera ubwo. Nkazipesa bro. Oya nkazipesa, amakuru aba yatuvunnye. Rero ayo makuru yakuvunnye nayaye. Nyine niyo mpamvu nkubwira ngo aya makuru nta muntu bagize gute. Ubu yazi. Nta muntu uzaho nayakuye. Urumva? Umbabarire tuze gushimira Kenesi. Aha. Sibyo? Umbabarire tuze gushimira Kakuza Maurice Charles. None turamushimira iki? Oya Kenesi yamaze kwidekarara. Urumva? Naherukaga kubona abana batoya cyangwa se abana b'abajeni bahabwa agaciro mw'iki gihugu cyacu ubwo hari isonga. Wibuke neza isonga niyo kipe yavuyemo. Abakinnyi bagiye gukina. Oya jya ukora abakinnyi bagiye gukina igikombe cy'isi. Cy'abaterengeje imyaka ingahe? 17. Ni mu mwaka wa kangahe? 2010 na kangahe? 2014 harya. 2015 na 16 gutyo. Urabyibuka? Abose bavuye mu ikipe yitwa ngo iki? Isonga. Nibwo twabonye abakinnyi. Tubona baba Savio Shuti. Tubona abo bita ba Charles Mwesige Tibingana. Urabibuka abo ngabo? Tubona abo bita ba Faustin. Tubona n'abandi. Urabibuka bose? Nibwo twagize development yaha ngaha y'abana kabisa ikabyara n'umusaruro. Itanga icyizere. Sibyo? Yego. Tujye tugendana neza. Nazabenda abantu bagira ngo naye nakwihereranye cyangwa se n'abantu bacanga badukurikira twabihereranye. Mwibuke neza musubire inyuma. Nibwo twagize abana batangaga icyizere. Nukuvuga ngo suko ahangaha mu Rwanda iwacu tudafite abana batanga icyizere. Ahubwo nuko batagira gute? Batitabwaho ariko nanone ngo bahabwe agaciro. Uri kubyumva? Dukeneye iki? Dukeneye abo batoza bo mu ntara bahabwa agaciro, bahabwa amafaranga. Dukeneye aba bana ko baza bagahabwa agaciro kakareka guhabwa abana babakire gusa. Yego. Icyo kintu nacyo ni kimwe mu kintu kijya gizitira abana banga. Yego. Urumva? Icyo kintu kiraho ahanga iwacu. Yego. Ugasanga umwana w'umukire ahawe agaciro ariko iyo football cyangwa se iryo rushanwa barimo ntacyo ashoboye. Hari icyo Kenesi yabihinduyeho ibyo ngibyo byo? Hari icyo amaze kubihinduraho. Cyane n'ubundi wasanga abana afite ari abana mu ngagari. Ntago ari abo mu ngagari. Academy ka Kenesi se byibuse ari nk'umwana avuye mu ntara afite? Oya kandi abafite benshi. Arabafite benshi kuko ngendaza kukubwira ko mu bana Kenesi ejo bundi nabonye 10 yazamuye mu ikipe nkuru ya Gasogi United. Niba Kenesi afite under 17 akaba afite under 20 akaba afite n'ikipe nkuru. Uri kubyumva? Urumva ko Kenesi ni kindi birenze kuba ari Gasogi gusa. Ahubwo ni irerero. Afite Gasogi under 17 akagira Gasogi under 20 na Gasogi ikipe nkuru. Ukaza gusanga akakanya umwana wo mu karere ka Gasabo cyangwa se reka ndeke kubyita mu karere ka Gasabo mbyite muri Igasogi mu mudugudu cyangwa se mu murenge wa Gasogi hari hose. Uri kubyumva? Ugasanga harimo umupeti umwe w'Igasogi. Uri kubyumva? Nyuma yuko ejo bundi twabonye harimo Ndabarasa Terezoro nawe wari uwahehe w'Igasogi. Buriya se aka kanya akaba ari umwe mu batoza bagize ikipe ya Gasogi United. Ndabarasa. Uri kubyumva? Yego. Nuko ngo Kenesi ntago ari kwibanda ku bana bahandi cyangwa se ku mpano ziturutse ahandi ariko ari no kugerageza kuba yazamura ishema ry'Igasogi ryo ku nkomoko cyangwa se nawe yarabyivugiye aho twari turi mu birori aravuga ngo mumbabarire twakire undi kavukire uje kuduhagararira. Yego.
uturutse i Gasogi. Uri kubyumva? Yego. Niba Kenesi rero yarafashe abana bagera mu 10 akabaha agaciro, wibuke yaravuze ngo agiye kuzamura abana, ariko nanone ndashaka kukubwira iki kintu abantu mu kibika ahantu mwumve ko gikomeye. Kuba umuntu nka Kenesi azafata abana barenga 30 akabishyurira ishuri, icyo ni ikintu gikomeye. Kera hari ikintu cyabagaho cyo kuvuga ngo abakinnyi b'umupira w'amaguru cyangwa se abakinnyi ba football ntago akenshi usanga barize. Abo twabitaga iki? Abahashyi. Abahashyi akenshi wasangaga batiga, akajya akinira ikigo ariko atiga. Wenda oya yarigaga ariko ugasanga ari kwirukanka mu bintu by'imipira cyane, ugasanga bamwe na bamwe bacikirije kubera gukina umupira. Yego. Ariko Kenesi ni umwe mu bantu wafasha abo bana bose barenga 30. Uri ko byumva? Akaba yabashyira mu kigo kimwe kiri haraza Kabuga, bose bakiga ahantu hamwe. Icyo kintu cy'ucyumva. Nyuma yo kwiga bakajya bava mu masomo bakajya na hehe no gukurikira impano yabo y'umupira. Yego. Kuba bajya muri etrenoma bakajya gukina imipira, ibyo byose. Yego. Ari Kenesi byose ubimenye. Uri kubyumva? Nta wundi ujeho. Yego. Icyo kintu cy'ucyumva neza. Wongereho kuba njewe ikintu nashimiye Kenesi cyangwa se gakuriza nkuriza Chazi, kakuza nkuriza Charles. Uri kubyumva? Namushimiye kuba yatangiye kunguka mu byo yashoyemo. Yaravuze atuba igihe natangiriye, noneho byibuze natangiye kujya muri profit. Yatangiye kubona profit. Iyo profit ninde? Iyo profit yavuye kuki? Tujye tugendana nawe ukurikira ibintu by'iki bya football, nta munsi tuba tutari kumwe ku kibuga. Yatangiye kubona inyungu gute rero sasa? Inyungu warayibonye. Wabonye umupeti Kenesi yazanye muri phase retour, nawe yahawe risase. Kuzana umupeti muri phase retour w'umudefaseri akaza gakonveka abantu. Wabibonye cyane? Ntago wabibonye? Warabibonye? Narabibonye. Ni umupeti wagiye vuga ngo muri EPR tugendane muri uyu mwandiko neza. Wari muri EPR? Warabibonye miliyoni 20 na zingahe tujye tugendana. Shate wo mwana, ako mwana uzi kuzajya utuma. Waramubonye cyane? Ntago wamubonye? Namubonye da. Yaje mu gihe kingana gute? Gitoya. Yarakinye championnat y'u Rwanda mu gihe kingana gute? Gitoya nacyo. None kubera iki? Kuki Kenesi produit yiwe atayishyira muri equipe ye akayishyira muri APR? Ni agamije gucuruza cyangwa agamije gukomeza ikipe ye? Oya ngaho nyumvira. None se ubwo ngubwo wowe jya ubanza umenye ngo uri kubyumva kuba ikipe nka APR izakomanga iwawe. Yego, nk'umuntu wari uhari nyine ndavuga ngo yigeze wenda komoza nko ku ntego afitiye kujya gushinga academy no gushinga junior. Yari afite impumbero ze cyangwa se yari afite intego yo gufata aba bana. Kuba tuzabona umuntu nka Kenesi azafata umukinnyi nk'uyu nguyu ukiri mutoya Nduwayo Alex, uri kubyumva, akaba yamufata akamutanga mu ikipe nka EPR. Yego. EPR nayo ni ikipe tuzi ko ni ikipe nk'urahanga iwacu, ni ikipe itanga icyizere, ni ikipe ubona ko ijyamo impano nyinshi z'abapeti bakiri batoya. Ariko nanone ukibuka ko Kenesi nawe ari mu bucuruzi. Of course. Yamutanze ariko nanone yatanze umwe azamura 10. Azamura 10. Yego. Sibyo? Yamutanze kuri miliyoni zishyika muri 30. Cyo kintu cy'ucyumva neza. Azikoresha muri development y'abandi basigaye. Ahita azamura abandi 10. Abasha kubaha iki? Ibisabwa byose. Abasha kubaha ibisabwa byose, abasha kubazamura mu cyiciro cya mbere. Urumva nabo bagiye gukomeza kwerekana impano zabo. Kandi nanone akongera akabashoramo mu kuba bakiga. Sibyo? Ukuvuga ngo Kenesi mushaka mwamuha iki? Credit yiwe. Amashyi. Oya babarira tubanze tumukacike. Katubanze tumukacike. Babarira tumukacike amashyi. Kenesi rwose ntago ari abantu benshi babikora. Yego. Urumva? Ntago ari abantu benshi babikora. Byibuze turabona ko shampiyona yacu cyangwa se ikipe y'igihugu yacu ejo yabitanga icyizere cy'abana hagize nk'abandi bantu baboneka bakora nk'ibyiwe, wenda tuvuge nka Haji Mudaheranwa nawe agakora ibisa n'ibye,
nyiri gorira tukabona wenda na undi muntu ufite tukabona n'izindi ekipe zidashamikiye ku turere kandi ibi nanone tukabijyana n'inama imwe yabaye ejo bundi yahuje abayobozi ibi nabivuze mu minsi yashize hagataho nahoze mbona inama yabaga urumva yavugaga ko amakipe agiye kuzajya akurikiranwa cyane cyane amakipe yo mu turere ngo bamenye ngo ese poroje ziri kubagenderaho urabizi ko uturere tujya dufasha amakipe yatwo amakipe yo mu utwo turere bamenye ngo se ziriya miliyoni zigenda zivuye kuri poroje z'uturere zikoreshwa iki ibyo ni ibintu tugendanamo ese niba ikipe yo mu karere yahawe miliyoni 30-40-45 ese izo miliyoni byibuze hari umwana wo mwako karere cyangwa se hari umwana wo mwiyo ntara wazamutse waje tukamubona mu iyo kipe ari uwo twabonye yego niba akarere kari gutanga amafaranga angana uko nguko mu ikipe ariko tugasanga hashowe kwaba barundi ku bakongomani ku bantu bahehe ese turi kujyana hehe igihugu cyacu ese ni iki gihugu kiri kugira gute kiri kunguka urumva igihugu cyacu turi kucyoreka yego nta mpano turi kuzamura nibyo bintu nabonye ejo bundi mbona ku magaju mbona batangiye gusinyisha bongereye amasezerano abana bakomoka mu karere ka Nyamagabe aba banyakageza aho bita ba Danieli uri kubyumva mbona abo bita ba papi bagiye muri Mukura batishime mbona n'abandi mbona abo bita ba Baruteri ba Sayimane Emmanuel abo n'abana bari kuganirizwa kandi bakomoka mu utwo turere mbona ziraza Mukura zose Mukura niba iri gutanga umukinyi waramubonye muri Rayon Sport uri kubyumva umudefenseur ukiri mutoya tubona baba L3 n'abana bari guhabwa agaciro uri kubyumva dukenero nizi za Musanze ndetse n'andi makipe yose atanga iki tanga umusanzu wawo atanga umusanzu mwutwo turere tubona aba bana bari kugira gute bazamuka rwose babarira rero nago shaka ibi nalunga ari byo byanzinduye cyane twinjire mu mwandiko wacu neza yego twakongera rwose tukabona equipe ikomeye yes agatonga tuva no kuri no nkuru tugenda nabuze mbona witwa Sam Karenzi we ku rubuga rwe rwa X yego yararimo ashyiraho uburyo Ferwafa igiye kuyoborwa ariko byaje guhinduka ku munsi w'ejo yari yavuze ko president yabaye Shema Fabrice avuga ko vice president ari Mugisha Richard naho umwungirije akitwa Gasarabwe Claudine ndetse n'uwitwa uwundi umwungirije wundi akaba Kanamugire Fideli hari Nsieri Cuti n'Iyitanga Desire Gicanda Nikita na Ngendaye y'Ingoma Louise Ndenge y'Ingoma Louise na Rurangirwa Ruwi ariko mu gitondo ibara bihinyuje avuga ko ahubwo president yitwa ngo ni Handle Water ibintu bya Ferwafa aretse kubijyanamo cyane yego wambabariye yes reka twivire muri ibi nubundi twiyizire kubona ko nabantu benshi bamwe natangiye kubona bavuga ngo barabakize runaka arabakize ibyacu byanga inyarugenge nanjye bimaze kundenda reka twigire iby'inyarugenge noneho urumva bya sport tubivemo ariko ubwo nagira ngo mbereke ko umuntu waruzi ko Shema Fabrice ari president hari amakuru ari yuko yaba yahindutse ndetse n'abandi nyine bari bahari yego ku munsi w'ejo washize nabwo twari turimo tubona umusore umwe ukina filime ubwo turashaka guhita ninjiranamo neza n'aba bantu bakina mu bintu bijyanye na filime nyarwanda muri izi sinema ariko yanye muri wa mujyi wa Soto Official bura Soto niwe muntu ufite za ndani zahara zose nawe mbona witwa Soroba cyangwa se ukina yitwa Soroba n'undi yari kwa Bakiramani wese usorobejo ko namumenye ko Soroba nakubwiye ibyo kwivuyangira kwe kwa Uganda nyuma yo kugenda agashaka kwivuyanga Soroba nakubwiye ko yari yagize gute iyo ni inkuru nge nawe twaganiriye turi inyuma Soroba wibuke yari yagiye kugira gute gushutinga filime gushutinga filime biza kurangira agize gute agiye no mu byo kwivuyanga agiye mu maboko ataraje ujya urabyibuka Soroba yari yamaze kujya hehe yari amaze gushutinga ariko ashaka kwivuyanga wibuke Uganda bamaze gucimaka ntago ari nk'aha ngaha iwacu sibyo ibyo nanone tujya tubivuga bafite umwihariko uri kubyumva bafite umwihariko wabo wundi Uganda barivuyanga ugasanga bro barivuyanga ariko kuri rwa rwego nawe bikakurenga yego sibyo
Soroba biza kurangira ubwo yari asoje gushutinga filime ye, hari amapisode ashoje ajya kwivuyanga. Agiye kwivuyanga biza kurangira agiye mu kabari kamwe nashatse kuvuga ahangaha kuko ntago katwishyuye. Urumva? Mu kwivuyanga biza kurangira bigize gute? Bimubereyemo ibibazo. Bijemo ingaru. Ariko amakuru hari nuko yaba yaragarutse. Byajemo ingaru mu kabari kamwe. Ubushize nakubwiye inkuru nabwo nanone igihe najyaga Uganda nkubwira ko Uganda nagiye nanjye ubwanjye bikandenga. Bro, Uganda ni hamwe mu hantu usanga amakarabi ibintu biberamo ubizanye mwuno mu mujyi wa Kigali hari ababigerageje ariko aho bari turahazi. Na amabara. Nago bizi, nago nazi kunyuriyemo gake gake. Ababigerageje ibyababayeho niba bibonye. Bagerageza ko bafata igitsina gore n'iki nyine ngo cyambuye ubuze n'iki nago wabibonye. Abibonye bose ibyababayeho. Udafunze atanga ubuhamya. Okay, ibyo mba bikunze. Okay, uba winjiyemo neza. Ego. Hari ababigerageje ariko ibyababayeho twaraje turabibona. Rero Uganda uragenda ugasanga ni tambarare. Ni wararaye ibintu byose. Baba we. Yego, uyu mugabo se amakuru ahari yaba yagarutse cyangwa babarira mbanze nkomeze umwandiko wanjye buretse uri kubyumva. Ndacyakubwira ibya UG. Aho ugenda ugatanga iki amatelefone n'ibiki byose ukishyura VIP. Uzi ibyo usangamo narabikubwiye. Tujye tugenda gake muno mwandiko wacu muri VIP. Yebo we kwa ngo ishyura facture ikaza izanye n'umuntu. Shabyiworere. Jiworere. Ibyo ugenda ugasangamo. Ibyo ugenda ugasangamo mu gihe abandi usanga bari gutanga imyuka abantu bahumeka busanga bari gutanga iki amatembabuzi. Uri kubyumva? Kabakamba bari. Mu gihe abandi batanga imyuka bahumekesha abandi batanga amatembabuzi. Mu gihe abandi bari gutanga byibuze bacanye iki amavandarateri. Urumva? Ari gutanga imyuka buhazemo akayaga. Ahubwo abandi bohereza amatembabuzi. Urumva? Haba hinjira icyasohoka iki tujye tugendana wiza shimi. Hinjira oxygen asohoka carbon dioxide. None tujye tugendana. None abandi baba bari gutanga iki? Ubwo tuba tugendana n'imirongo y'iki? Abari gutanga melange gaze. Abari gutanga amatembabuzi sha. None ibi nago wabivuga utarasomye bro. Tujye tunyuzamo tunigisha abantu. Twinjije iki tugasohora iki? Ariko abandi baba bari gutanga iki? Babishyuye iki? Ujyana inkuru muri Sirenge umenye ngo ndatwara iki? Urumva? Soroba rero yaragiye arivuyanga ashaka kuzana ibintu byo kuvuga ngo ngende Soroba ngo nakingizi nizi izo za forest za Abagande barazizi. Kabagande bakubwira ati cheke kiliwa. Yaragiye ngo ni Soroba ngo yakinyize muri Uganda. Usibye ibyo ngibyo se mu Rwanda ho yabirishisha. Muganda arabayibere muri vibe ze ntago wazubizana. Nibwo wabonye rero Soroba agiye bamutwaye. Twaramubonye agize ute apfukamye. Twabonye umukobwa wamudwanye ahubwo Soroba uzambabarire uno mukobwa umushimire. Nyuma yo kukudwanirira, nyuma yo kugutwaza inkweto, nyuma yo kuba yajya no gusobanura. Nabonaga ari amafoto ndi bugende nyabereka, bonaga ko umukobwa ari uri gusobanura ahubwo kurenza Soroba. None Soroba ntago yari yimwe ijambo, ntago yari yabaye nk'umujangweri. None iyi nkuru wambabari ukaza kuyiworera. Iyi nkuru tuyihorera ahubwo anamugani. Ukayiworera. Ahubwo ukanyinjiza muri plaka. Plaka zatangiye Nyarugenge. Yes, reka twinjiremo noneho neza. Ariko reka nkwereka ahantu mbanza guhera kaba mbabarira. Umukobwa ageze gutya ati nahuye n'imbobo. Nahuye n'inzererezi. Nahuye n'utugabo tw'amafuti. Nahuye n'abantu bacoma. Ati banyuzemo. Atari ko hari igihe ugira gutya ugahura n'umugabo we. Nahuye n'imigirigiri. Ati nahuye n'imigirigiri. Umugabo we yitwa Aga Promoter. Nawe arabyivuge umugabo we mu mategeko ariko.
ntago ari umugabo we mu Jewe mategeko. nibo buriya promise niyo ya mbere. Isezerano nge nayo nze ngagirana isezerano nawe tukagirana isezerano isaha n'isaha twajya kwa noteri bakabidukorera. Icya mbere ni ukumvikana hagati y'umuntu n'undi. Rero niba mikavuga yuko Ako nanone jya uvuga ko ari we dukotinga kuko niwe urabyivugira ko ari umugabo we cyane rwose. Niwe dukotinga. Niba mikivugira ko ari umugabo we ngende ndeho kubihinyuza nawe. Umugabo ubundi umugore yitwa umugabo ari uko bakorana iki? Bakorana sex. Scovia ntiyabivuze se ati ubundi ikintu gihuza umugore n'umugabo ni sex. Ikintu gituma umugore ashaka umugabo ni imibonano mpuzabitsina. Bivuze ngo niba kandi nanone ukajya ugendana na rya jambo rivuga ngo urabizi iyo abantu benshi bashwanye. Ibyo ni ibintu uzi. Bivuze ngo niba urabizi hari igihe umugabo ashaka umugore cyangwa se umukobwa akamubwira ngo nyuma y'uko ari abantu benshi tujya tubona bibere mu ma business yabo akamubwira ngo naje ahangaha muri uru rugo kurya no kunywa gusa. Sibyo? Abavuga ko yaje ashaka iki tujye tugendana. Yaje ashaka imibonano. Si imibonano. Ibyo ngibyo hari igihe akubwira ngo niwacu narabihasize. Niwacu narabihasize. Wimbwira ibyo kurya neza. Niwacu narabihasize. Wamubonye Pionika Suez. Uri kubyumva? Ibyo twarabirambiwe. Ibyo twarabirambiwe. Aho bagana nabo ubwo reka dutegereze. Generation ijyana na generation yayo. Unika uba wamubonye. Baguhereza agapeti yarube winywera kamwe n'ukarenza. Inde singuyu se ngwino ngurobesha ngwino hano ngwino nge nkwereka mani rega nitwo rwego rwanjye ngewe kaba. Oya ngo DJ Son yabitse umupira wa. Oya nitwo rwego rwanjye. Singaya sama message nibiki itonde nge mbanza mbigerewe. Itondeze nkwereke mani ngewe utazagira ngo gende umuvuzasi cyangwa iki. Ndi umuvuzasi cyane ntago ndi umuvuzasi. Hano handitse ngo iki? Ngo bro tubitse byinshi rega. Ibintu ukubera amafaranga ya hosting gusa Norbert ragakoze pe. Aha handitse ngo iki? Ntuzakine na Sonia Sheri nakurangiza in just 1 minute. Bamwita kabaka ugenda mukanyinisha bro. Ugenda gace mwana. Hari byo wereka umugabo kareka kabireba neza. Oya ari mesage uretse gatonyere ku mupori ibyo bigunyereka. Dureba dore ngibi ibi ni ibiki? Iyi ni imyembezo bari gushira. Atawishinya gatatawisha. Atawisha dahishe aho ngaho sha. Dore ugenda nanjye. Ati ngo tuzarongora abagore yewe. Kabaka niki? Jubivugaho nika. Kabaka ni intasi pe. Kabaka niki? Ni intasi. None se wajureka kunesha agaciro. Yego. Ye nukanesha agaciro. Reka twigarukire twaye turi. Uwitwa rero nika mba mwinjizamo nkabanza nkamwereka. Ntago ari byo byazindi ariko tewote nawe nunze guhita ushaka kunjyana mwino myandiko. Oya iyo myandiko nago nyikujyanyemo. Gereka nikomereze n'inkuru neza nushaka na n'uwo mwandiko uraza kuwusoreza. Oya nago nkuvuga uyu nguyu. Uri kumva rero uwitwa Amiki umugabo we mu buryo butemeye n'amategeko. Umugabo we mu buryo bunyuranyije n'amategeko navuga ngo ni umugabo we mu buryo bwishimisha mubiri. Arafunze uwitwa Aga Promoter. Arafungawe nyuma. Arafunze se yafunzwe nande? Wambabariye nkaza kukujyana ku kimeni cya kinwe. Nkaza kukujyana ukuntu ibintu byose byagenze kugira ngo kiriya kimeni kize kuba cyakerewe. Kwiki? Nkakujyana ku bantu bita ba sort official. Nakujyana ku bandi. Akose ibi ni ibiki? Abantu azajya bavuga ngo umuntu ngo arafunzwe. Abantu bajya bandika ngahanga Nyarugenge aho bigeze umuntu agiye kuzapfa mu byite pranka. Taza kumbwira yuko se bitigeze binabaho. Iriya yari pranka. Nyuma yuko baje bakidekarara mu mapranka tukabona ko bamaze kuba bami biki? Bamapranka. Bamapranka. Ariko nanone ngakomeza kwitsa ku muntu bita nde? Sort official. Nk'umukinyankoro. Wamaze kwijandika mu bintu by'amafilime bagize gute arimo imbere. Nakubwiye ko Sote yatangiye agira gute ashutinga ajya mu makomedi. Aba ni abantu be, ni abantu baziranye. Aba ba Miki, aba ba Mitsutsu, aba ba Kiramani ni abantu baziranye neza. Buri kimwe cyose kiri muri sinema nyarwanda bakizi. Ariko nanone hakazi nasinga bande nkabakabaka. Tuba turi aho ngaho turekereje. Nubwo utamiye breaking ariko nanjye nzamenya uko nzashaka inkuru. Nzamenya uko nzinjira mu nkuru yanjye. Nzamenya uko nzatata Sort Official, nzamenya uko nzatata bo bose.
nanjye inkuru nkabasha kuyimenya. none se kaba bimeze bite? Uri kubyumva? Urabizi ku wa gatanu mu masaha ya nimugoroba nibwo twabonye inkuru ivuga ko agaporomota ari mu maboko ataraye. Yego. Nanjye iyi nkuru yarankanze, irankanga mbasha kurara amajoro, natashye saa 4 z'amanywa. Kuva ku mugoroba ku wa gatanu natashye ku wa gatandatu saa 4 z'amanywa. Nyuma yo kugenda nkajyaho mikina agaporomota baba sishatse kuhavugura biza urenze za Nyamirambo. Nyuma yo kujya Kicukiro bavugaga kafungiwe nkasanga sibyo. Nyuma yo gusanga bakuyeho telefone, uri kubyumva, batubeshya. Nyuma yo kuba narifatiye uwo bita Sort Official ahamagara uwo bita Slim Jesus amwemeza ko agaporomota afunze ari ikimeni. Uze kumbaza mwino nkuru ngwese kubera ikinzanyamo umuntu bita nde Slim. Ntabwo wigeze umwumva mwino nkuru. Ubwo nimvuga kuri Slim mugira gute? Mugende gake, mugende gake mwino nkuru. Ariko uze kumenya ngo kubera iki nikije kuno muntu, kubera iki nikije kuri Slim Jesus. Uyu Slim afite iki? Yakoze iki mu buzima bwa Miki? Nta bintu byinshi yagiye amufasha. Uyu Slim uziko ari we muntu wigeze kuba yagira email ya channel ya Miki. Ese Miki nyuma yuko umaze amezi 5 ukora, utazi kuba wagira monetize, ninde wayikugiriye monetize? Kubera ikinzanyemo Slim yumbabarira tujye tugendana gakeya. Uko ngo Slim Miki mufata umukira teleparatezi kandi ukira iki akabazo. Tujye tugendana Timote. Uri kubyumva? Yego. Tujye tugendana. Uyu Miki niki yakoreye Slim bigezaho Miki ashaka guhirika Slim ngo amutehe mu bishanga. Nubwo ari mu bishanga gusa, ni mu kabande hasi mu ndani, mu ndaki naba ngiye kuzitesha agaciro. Amushyingura ari muzima, kumuhirikiraho umusozi. Nuko nguko. Ese kuki aba bakobwa tugenda tubona cyangwa se kuki tubona abakobwa mwibagirwa vuba? Nyuma yo kubona yibagiwe uvuga ngo waribagiwe. Regis waje akagushyira kuri platform agatuma abantu benshi bakumenya. Kuba wowe ubwawe warivugiye kudafitanye ikibazo na Sam mwabyaranye, ariko akakanya kabari kugira ute yavuze ko mufitanye ikibazo. Uri kubyumva? Kuba uyu Slim wagufashije akakugirira channel yawe monetize, kuba uyu Slim wagufashije wabuze channel ubwo bakwibaga telefone, turabyibuka ugiye gukina hehe kwa Kiramani, ugataha ukiheba ukiba mu Gatenga. Uri kubyumva? Ariko ukibuka ko ari Slim wakugiriye neza, wagiye ugufasha igihe cyashize, ukamubwira ngo mbabarira ube wangarurire channel byibuze imeru zigaruye muri telefone ngiye kugura. Ibyo wari ubizi? Cyangwa barimo akantu ka tete vide kubudebe? Yumbabarira tumba natangiye gushyuha mwizi nkuru. Ravuze ngo Miki ni debe, nazanye mu mujinya ubu buhemu bwabo babashaka kuzana. Urumva? Ese kubera iki bakereye iriya plaka? Ni nyuma yuko bigenze gute? Nakubwiye ngo uze kwitsa ku muntu bita Slim. Niba bigizemo uruhare se? Oya, ahubwo kubera iki nazanye Slim kandi mu mwandiko wanjye atarakwiye kuzamo cyane. Icyo nicyo kintu ukwiye gutekerezaho. Mbabarira ndi kubibona ko nawe wabuze uhera ino nkuru kuko nabyo ubuzi. Birekere kabaka nyine bigucanze. Ariko ngiye mba nkwereka ko nagize gute natoje inkuru zanjye. Ubusa nyina amajwi uwitwa Slim, uwitwa Soti, uwitwa Miki, uwitwa Aga, bihuriye he no gutangaza ko yafunze? Nyina amajwi ya Slim ntago ushaka yakina. Yumbabarira
ahubwo ndagira ngo ubwire ko bano bakereye kiriya kinyoma cyakuvangwa agapromote yafunzwe nyuma y'uko uwo bita Sirimu ndaza kukubwira aho biza guhurira n'ino nkuru nyuma y'uko ateretse Samu umugabo wabyaranye nande wabyaranye na Miki none se ubu ujyamve no mu kiganiro nise ubu kututamenya y'inkuru nayihereye mwana ubu ushaka kubanza kusaza ubu utabanje gukurura nyuma y'uko muteretse akagira ibyo atangaza Sirimu Jesus bigenze gute wumve ngo ese nayizanyemo sort official bigenze gute ushaka ko mitasoza ubushaka ko mitasoza ngaho rero bigenda bite sotiwe nyuma y'uko Sirimu uwo bita Samu wabyaranye na Miki amwihamagariye ubwe akamubwira ngo byibuze mbabare unereke ngewe nawe tuganire Miki arareba nyuma y'uko yamenye amakuru y'uko Sirimu yamaze gutereka Samu Miki aravuga ngo ino nkuru ishobora kusenya nyuma y'uko Samu atewe agahinda kababazwa no kuba Miki hari inkuru bigeze gukora na agapromote ya Puraka bari gutukana urabyibuka cyana si cyanjye yego uzagiye se wakibyaye nta magambo bavuze sibyo inkuru aka kanya dushobora kujyana tuyisangeho ariko mu mutwe wacu n'ibyavuyemo ibyace mu maso yacu ntago bita bigenda sibyo yego bakareba bagasanga bakoze iriya Puraka Samu bikamubabaza ati umwana wanjye gute bari kumukiniraho gutya ngo iki cyana si icyanjye si icyanjye wazagihaye se ntabwo nzarera umwana ntabyaye ayo ni amagambo bavuze bakongera bakarenzaho bakamukinisha n'iki Snake ngo ari Snake warabibonye ubwo ntabwo ari urw'agashinyaguro bari kwica uriya mwana nasi icyo watongereye ku mwana agira gute arakikwitura tujye tugendana buriya baravuga ngo ikosa utazakora ntuzagira gute tiyote ntuzahemukira umwana muto yego biriya Miki ari gukora ejo uriya mwana nashatse kuvuga amazina kuko nibyemewe hano yaza akagira gute erega nawe yamuzanye imihanda nimumve tumuvuga oya ntabwo ushaka kumuvuga uriya muziranenge ariko ejo uriya mwana uri kugira Snake yaza akakubana iki Snake yaza agasubira muri biriya byose akavuga ko uyu agapromota nubwo byagenda neza yavuze ko atari iki atari papa we sibyo bashaka kuzimya inkuru ya Sirimu Jesus ese koko nawe urahuza na ba bantu nabonye babavuza nduru bagende bavuga ngo iki batumiwe mu birori bya gapromota bakajya kumubufata n'ibiki bavuga ngo uriya nanga ari Samu waje ngo bari kubeshya ese umuntu abatari Samu gute azana amafoto yo kuburiri we mujye mutekereza kuburiri barayamuhaye nyuma y'uko Miki ataye umwana akaka umwana se wambabariye nkahura n'umwana wanjye bakajya kwifotozanya mu gatenga uriya ntago ari se mwagiye mugenda gake ubufata babahaye n'iki niyo mpamvu mwaza mukaba bavuzasi mukaza kubeshya abanyarwanda nyuma y'uko tubonye abanyamakuru bamwe bo ku gitangazamakuru kimwe bagiye kuba bajya kwiyunga kwaga ngo bajye kugura inzira muzabeshya abantu kugeza ryari byaje kurero intego yo gukora iyi prank cyangwa se yo kubeshya byari bigamije kimwe yari yigamije indirimbo y'uriya mupeti wabonye waje kuri live ya ba Godfather afite indirimbo nshyashya bashaka kuyitwikira ariko nanone hakazamo ka kantu ko kugira gute ko kuzimya inkuru y'uwo bita Sirimu Jesus yakoze yo kuzimya umugabo wa Miki abantu mujye kwa Sirimu muyirebe aka kanya ni inkuru yamaze kugoyinga viral kandi uwo mugabo yaje atabaza Samu yaje atabaza ntago yaje harabika nkabara bose we yaje atabaza ati byibuze umwana wanjye mwimwica urubozo kandi ntafite uburenganzira bwo kuba yavuga ati umwana wanjye arezwe nabi ni mumumpe ibyo nyine nibyo nkubwira ari gutabaza ntago yaje harabika nkabara bose mbabarira rero iyi nkuru ngenze no gusoza mpita nyivamo mbabarira
ko ntuyisoze nyine utambwiye uburyo iyo pranka ngo yari igamije ngo indirimbo y'uriya kandi ndi mupeti kubikubwira bafite pranka y'uriya mupeti wo muri Canada uwaririmbye indirimbo ye bashaka kumenyekanisha. Ayo ni amafaranga amwe bariye. Ariko muri pranka hakazamo n'ikintu cyo kuvanga agapromota yagize gute yafunzwe. Ariko nanone tukibuka agapromota si izina rizwi cyane, si izina rizacuruzwa cyane kwino mihanda ryo kuvuga ngo baraza baze kuzimya inkuru z'abandi. Bagashaka kuzimya inkuru yande ya Sirimu yakoresheje nde Samu umugabo wa Miki. Nicyo kintu. Aha, dusoza tugana ku musozo, nyemerera tuze guhuza ibi bintu n'ibindi bita ngo ni prank nayo yabayeho y'uwitwa buri kantu, ubwo byagaragaraga yuko yaba ari mu myanya y'ibanga y'umukobwa arimo aramukorera ibyo ntazi byanyu. Biriya nabyo ngo nayo ngo ni prank. Iyi nkuru kandi narayita akumwana ushaka kungera mu nkuru zindi. Nese izi nkuru ntago nazimenye. Nese ubu mwana no ushaka kungera mu nkuru nge namaze kumena. Ariko izo nkuru ushaka ko warayimenya ahandi. Ndashaka kugira ngo ntabwo nshaka kugira ngo uyinjiremo. Ndashaka kugira ngo tubihuze turebe prank ebyiri zibaye kandi z'ibintu binini. Kandi umuntu buri kana ifitemo akaboko. Aho umuntu usanga ashobora kwisebya akishyira imihanda agashaka kwisebya ngo kugira ngo akunde ngo arekure ngo akantu ngo kari aho ngaho ngo kindirimbo n'iki. Oya ntabwo ari akantu. Ntabwo ari akantu. Ntugakine n'amafaranga. Ahana amafaranga yagize gute yakubisagira gute? Haroroha. Twese turi kwino si duhiga iki? Akose kaba. Duhiga imiya. Oya tugenda. Tuvugisha ukuri. Wewe wakwemera wowe waza ukambwira uti rero tiyote fate dore ngiyi nguhaye image imeze gutya na gutya. Koresha AI nurangisha ungaragaze kuri iki kintu. Ariko nafashe iki? Ifungo. Warima ese n'aka kanya. Shaje ubyigorera. Erega twese tubayeho kwino si kubera iki? Kubera amafaranga. Turara amajoro dushaka iki? Si harimo ababifata nk'ukuri n'ubundi utabikuramo. Nyine abantu baza bakabifata nk'ukuri cyangwa bakajyana ibiki nuko baba batazi no mihanda. Ntago baramenya uko no mihanda ikinwa. Ibya buri kantu narabivuze. Nkubwira ibyiriya ki? Ibyiriya nuziririye Kanombe. Nkubwira prank uko yashingiye, nkubwira uko umukire yagize ute yabashoyemo. Yego. Urumva? Nkubwira buri kantu furniture, uburyo buri kantu baguze izina rye. Nkubwira ukuntu buri kantu ari nawe brand ambassador. Wiriya furniture ariko atariye. Ariko nyamara ariko yabonye yagiye yigwira ku muromani cyangwa se yigura kuri XX. Narakubwiye ngo nuzajya ujya gushaka. Twege twabonye ikiromani twaranakize. Ariko nujya kuri Google cyangwa se kuri YouTube kanikamo XX mu kiromani bazaguha iki? Umuromani. Yigwira ku muromani ugize ute? Ujya kumera nkawe. Aravuga ngo muri projet afite ngomba kugira ute? Kubibyaza umusaruro. Kazungu ka bosi nka mukacika inote yangahe ya 50. None wamenye iyi game uko ikintu. Wamenye prank Nyarugenge ko zahawe iki? Agaciro. Ari nayo mpamvu abantu bavuga ko umuntu azapfa nibajye gushyingura bavuga nibajye gushyingura bakajyana prank. Wambabariye rero inkuru ngenga yivamo. Ibyo dore imbogo yagiye azira bati umuntu urwaye se shaho, umuntu urwaye witera makeup. Babaririye inkuru nyivemo to. Kaba dushatse twagana no ku musozo niba nta yindi nkuru ushaka ko dusoza mbabara mbanze nibwirire abantu banjye ko ahantu hambere ho kuba wasohokera ukamererwa neza ni The Midnight. The Midnight niho hantu hambere ugenda ugasanga vibe. Niho hantu hambere usanga umwihariko yo kuba uzagenda ukasanga umudije urenze umwe. Umudije avaho akajya hundi tuba dufite abadije byibuze iyo babaye bakeye babari bane. The Midnight niho hantu uzasanga dufite ahantu imbere ho kuba uzahenjoyingira cyangwa uzasanga vibe, hari umuziki umeze neza, ari abantu babyina neza, hari iki tukagira n'inyuma ha VIP. The Midnight niho hantu hambere uzasanga igikoni cya mbere. Namaze kwibabwira ko twamaze kwidekarara nyuma yo kuba twarazanye umushefu uvuye i Burayi w'umuzungu akadukira ibintu ku murongo. Aka kanya jya The Midnight wake buri kimwe cyose ushaka cyo kurya cyangwa se cyo kunywa. Yes, Kaba reka ngushimire wakoze cyane rwose kwitabira ubutumire kemera kuvuga uti reka nze
Tiyote rwose twarabanye ngohereze ikiganiro wakoze pe wakoze ni iby'agaciro ubundi wakabaye wigendeye cyangwa se wanasohokeye midnight ku mugani wawe ariko umwanya umpaye ndawugushimiye cyane. Yego iyi rero yitwa Hobe News ngere nitwa Tiyote nshimira buri muntu wese twatangiranye kino kiganiro tukagerana ku musozo ndagushimira wowe wakoze subscribe kuri Hobe News kandi ndashimira nawe ugezeho none aha ngaho ugiye kubikora uri uw'agaciro cyane dusubire ubutaha.